soka imara inyota soka idakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye soka imara inyota soka imara inyota soka idakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu we hahirwa umuntu wakumenye ijambo ryawe riganje umutima wanjye na numwe wankunda nkamere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we nuko nyihamagara imbabazi ziwe ziritabara naragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane ndakubabariye ewa njyewe buriya iyo mbonye Israel mbonye ari kuri stage arimo kuririmba arimo guhimbaza Imana nanjye nita nuzura mwuka wera niwe role model wanjye mu guhimbaza Imana no kuramya ndetse n'uburyo abikoramo mba mbona ari umuhanga cyane ndabikunda cyane ndamukunda mbonye uramutse umubonye uyu munsi bamubwira ngo iki namusaba ko turirimana bakadufata akavideo kamwe turimo kwe nayigize ngo wamusaba urukundo oya byo sinzi ko byapfa gushobora Yes, ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo abantu badukurikira ku Nzira y'Ijuru TV tubahaye ikaze iki gitondo cyiza cy'umugisha igitondo Imana iduhaye ngo tukinezererwemo tukishimiremo ijambo ryayo rirambwira ngo turi abo yaremye kera turemeye mu myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo uyu munsi rero turi mu mirimo Imana yaturemeye uyu munsi murabona imbere ya kamera hari abasore beza n'umwari turabakiriye Yesu ashimwe torero ry'Imana Yesu ahimbazwe turabishimiye tubahaye ikaze hanyuma turi ahantu muri Ramada Guest House ni hano i Rwamagana niho baduhaye ikaze mu busitani bwaho bwiza n'ahantu habera ubukwe hari amacumbi ku bantu bajya i Kigali cyangwa bavayo ushobora kugera rwose hafi aho ngaho turabaza kubashyiraho nomero zabo ushobora kugera aho ngaho ubwiriyeho ugakenera ahantu ho gucumbika ni ahantu heza cyane hatuje yes dushimye Imana uyu munsi iduhaye ikirere cyiza kugira ngo tubashe gukora umurimo wayo abakozi b'Imana turabishimiye reka duhere kuri uyu musore umujeni ufite 0 faute watangira utwibwira mwene da Shalom abadukurikiye mwese ndabasuhuje amazina yanjye nitwa Nshuti Jean Ndamurukeni nkaba ndi umuramyi ni muri urwo rwego ndi hano imbere yanyu inshuti uri umusore uri umupapa uri ndi umusore good umaze igihe kingana iki mu murimo w'Imana uri umuramyi umurimo w'Imana nawutangiye kera navukiye mu barokore mbikuriramo kugeza na n'ubu ndacyabirimo yego nk'abasore cyangwa se nk'umuntu w'umusore niki kigora umusore mu murimo w'Imana kimugora use ikintu kigora umuntu w'umusore nuko hanze hagiye hari ibintu byinshi bidukururira hanze mu bindi bintu bitandukanye n'ibyo turimo so rero iyo uri umusore hari ukuntu uba warakuranye n'abandi bashuti bawe batari muri iyo nzira iyo wowe urimo rero birakugora kugendana nabo ukabona biragoye nyine ariko hamwe na Kristo tubigendamo neza tukabona turacyakomeje kuba muri uwo mwanya Kristo ni gushoboza yego Imana iguhe umugisha turakwishimiye tuguhaye ikaze ku Nzira y'Ijuru hanyuma muraza kudufasha kuramya Imana no kuyihimbaza nicyo kiduteranije hano uyu munsi muraduha indirimbo zingahe izishoboka yes Imana iguhe umugisha reka twakire na mushiki wacu
Kaze mushiki wacu Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Amazina bakwita nde? Nitwa Basingire Diana cyangwa Diane mu rurimi rw'igifaransa. Yego. Urasa neza cyane. Hari ikintu nkumbuje. Nzakikubwira tutari imbere ya kamera. Diane, hanyuma turakwakiriye ku Nzira y'Ijuru TV. Iyi ni channel yivuga ubutumwa bwiza gusa, nta bindi ducishaho kuri iyi chaîne yacu yanyu. Hanyuma hari amatsiko waduteye ukinjira muri iki kiganiro. Uri umukobwa, uri umumama, urubatse se? Njye ndi umukobwa. Yes. Ntabwo ndaba married. Yes. Mwene data, Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe cyane. Amazina bakwita nde? Murakoze. Amazina nitwa Rutagarama Moses. Moses. Wow. Ndi umuramyi. Ubikunda cyane. Good. Uranabisa Moses. Imana igumugisha. Yego. Buriya biba byiza iyo umuntu azi umuhamagaro we cyangwa akamenya ko Imana yamuremeye. Njye nkunda kubwira abantu namaze igihe kinini cyane kingana n'imyaka iruti yanyu mwica nta numwe tungana twanganaga na Kosore. Kumara imyaka 27 utazi iyo uva niyo ujya n'igihombo. Njye nicuza igihombo nagize mu myaka ntari nzi ubundi we. Ubu nibwo mpamagazemo neza, nibwo nzi umuhamagaro wanjye. Moses, biba byiza iyo uzi umuhamagaro wawe, kubera ko niyo ugiye, kuko Satani araturasa ku manywa n'ijoro. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo turagira aho tarasa imyambi. Iyo akurashe ariko ukabuzi aho ujya, ntabwo uhagarara ukomeza urugendo. Turakwishimiye cyane. Hari indirimbo waba ufite yawe by'umwihariko wenda ukunda ubuzima bwawe nk'umuramyi? Yego, indirimbo ndayifite. Yes. Ariko munyihanganire ntago ushaka kwishyira ahagaragara cyane uvuge kuko abahanga ni benshi bahita bayishishura. Ariko irahari. Turakwishimiye ariko ubundi buririmbe iz'abandi zisanzwe. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma mugiye kudutaramira, mugiye kuduha ku by'Imana yashyize mu mutima wanyu kugira ngo bisangize abantu badukurikira ku Nzira y'Ijuru TV. Nibutsa abantu badukurikiye ko nimba ari ubwa mbere ugeze ku Nzira y'Ijuru TV, turagusabye uko subscribe. Niba ngombwa iki kiganiro kikubere kimugisha, cyohereze ku nshuti zawe. Imana iduhana umugisha. Mureke dukurikire indirimbo n'igitaramo tugiye kuvugirana n'aba bene data. Imana iduhana umugisha, turabakunda cyane. Ndumva amahoro
urakoze mana numva sanyemeza ko zimbaraga onje sengiteka nachonza muburana numva sanyemeza ko zimbaraga onje sengiteka nachonza muburana ndumva Yesu sanyemeza zimbaraga jemusenga onje musengiteka nachonza muburana tuva Yesu sanyemeza zimbaraga zimbaraga ngonje musengiteka nachonza muburana yanyishuriye yanyenda yose yababariye ibyaha atumanera yanyishuriye yanyishuriye yanyenda yose yababariye ibyaha atumanera de imbere y'ayantebe nzahagararayo nzabanza n'iminyago yishikirize yanyishyuriye yanyishyuriye yanyenda yose yambabariye ibyaha atumanera de imbere y'ayantebe nzahagararayo nzabanza n'iminyago yishikirize yanyishyuriye yanyishyuriye yanyenda yose yambabariye ibyaha atumanera singiri kizamura nibesherejeho n'ubuntu bwawe gusa bezwa na mana yanyishyuriye yanyishyuriye yanyenda yose yambabariye ibyaha atumanera de yanyishyuriye yanyishyuriye yanyenda yose yambabariye ibyaha atumanera de yambabariye ibyaha atumanera de yambabariye ibyaha atumanera de yambabariye ibyaha de
urushaho kunyigisha niko nanjye ngenda nkubahisha nasanze hari ryo banga ryo kugendera mu nzira zawe nkoresha ibyo ushaka gusa bimpa amahoro n'umunezero sinabasha kubaho nakureba ujya kure yawe niko kuyoba ijambo ryawe riganje umutima wanjye nta n'umwe wankunda ngo amere nkawe wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we uri mwiza cyane we uko wansanze uko niko wankunze ubu ndumva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we uko wansanze uko niko wankunze ubu ndumva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we uko wansanze uko niko wankunze ubu ndumva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we uko wansanze uko niko wankunze ubu ndumva nisanze uri mwiza cyane we amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe niyo ndirimbo yanjye uri mwiza Yesu we. Yes ndabashimye cyane abasore beza abajeni Imana yatoranyije rwose ngo muhagarare mu mwanya wanyu mu gihe nk'iki ngiki mukozi w'Imana twongeye kugushima urakoze cyane muririmbye neza hanyuma kuririmba ubyigira hehe utorezwa hehe wabitangiye harya ngo bimazemo igihe kingana iki kuririmba kuri njye ubundi nibwo navuga ngo nibwo buzima nibwo buzima nabivukiyemo mu rugo n'abaririmbyi n'abacuranzi hari abahanzi wiyumvamo cyangwa hari umuntu witwa Roromodo ugira urakoze kuri icyo kibazo byari kumbabaza iyo mva imbere ya kamera icyo kibazo ntacyumvise umuntu kabisa ugutera courage waba wumva nk'indirimbo ye nawe kumva urafashijwe ninde hari abantu bitwa James na Daniela ndabakunda iriya couple ndabakunda wongere ngo ndabakunda n'umuntu uzabambona azababwira ngo hari umuntu witwa Moses abahoza hano baraza kukumva ni abantu ukunda cyane watangiye kubumva ufite imyaka ingahe wenda nago nyibuka ariko ni abantu n'inkoramutima zawe urabumva nyine barabizi ko bakunda iyi message bagera mu izina numvise song zabo ibyo naba ndimo byose mitambi parika numva ari utuntu tunyirutse mu uraturirimbira ku ndirimbo yabo imwe gusa sibyo ego thank you kumanywa ndaruririmba nijoro amarira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba we kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umucyo we kubimenya nibwo buzima kumanywa ndaruririmba nijoro amarira aratemba rumara ubwoba rutuma ndirimba we kubimenya nibwo buzima no mu mwijima ndareba umucyo we kubimenya nibwo buzima
b'umuco we kubimenya nibwo buzima rumara ubwoba rutuma ndirimba we kubimenya nibwo buzima rumara ubwoba kubimenya nibwo rumara ubwoba rutuma ndirimba kubimenya nibwo buzima rumara ubwoba rutuma ndirimba we kubimenya nibwo buzima. Yesu ashimwe nanone Kenny. Yesu ahibazwe. Ni umukozi w'Imana tuziranye rwose. Imana iguhe umugisha. Twakwishimiye muraririmba neza cyane. Hanyuma Kenny, hari akabazo k'amasiko nshaka kukubaza. Upfana iki na Theogene bose babireba. Muhurira kuki mu buzima busanzwe cyangwa se mu murimo w'Imana? Theo abantu benshi bakunda kubimbaza kubera ngira ngo akenshi nuko batubonana cyane. None suri bouncer uri bodyguard uri? Nago ndi muri ibyo ngibyo. Yego. Ariko ndi umwe muri timu y'abantu be bamufasha kumugaragira ku rubyiniro mu kubyina no mu kumubakinga. Ndumva nageze kukubona mu gitaramo mbere yo kwisengera bazifunga igitaramo rwose cyari gishyushye cyarimo na Theogene bose babireba niho nakubonye. Yes, uraririmba neza. Indirimbo ye igufasha ikakujyana mu mwuka ni yihe? Of course Soka imara inyota nawe arayikunda ndetse numva nanayimutura kuko yayihimbye neza yobowe na mwuka rwose iraryoshye. Yes. Murayituririmbiraho. Soka imara inyota, soka imara inyota, soka idakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Soka imara inyota, soka imara inyota, soka idakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Twebwe aba wakuye kure n'amahirwe twari dufite kuko twari dupfuye rubi, waratuzuye turi bazima kandi utubikiye n'ubugingo buhoraho. Soka imara inyota, soka imara inyota, soka idakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Soka imara inyota, soka imara inyota, soka idakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Twari kure y'amasezerano umwanzi atwishima hejuru, none ubu turabana bo mu rugo kwa data, turarya tugasigaza. Umwanzi aganye, umwanzi aganye, umwanzi aganye, umwanzi aganye. Soka imara inyota, soka imara inyota, soka idakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Soka imara inyota, soka imara inyota, soka idakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Soka imara inyota, soka imara inyota, soka idakama. Hahirwa umuntu wakumenye Yesu we, hahirwa umuntu wakumenye. Yes, Diana, Imana iguhe umugisha cyane, mukobwa mwiza, urarimba neza cyane. Nakoze. Ariko Diana baravuga ngo nta mukobwa wivuga izina. Nibyo. Ndabyemera.
watubwira ufite imyaka ingahe? Iwe ni myinshi nuba bine ni myinshi cyane. Reka tugire ibanga bizwi na nyirayo. Daya, kuririmba neza cyane. Wari wamize inzuki ukoresha irihe banga kugira ngo ijwi ryawe rimereze neza kuriya? Nagiye kuza nabanje kurya amagi menshi. Good. Imana iguhe umugisha. Imana igihora iyatanga kugira ngo ubashe kuyiramya no kuyihimbaza. Hanyuma mu muziki gospel ndabona ariyo iri imbere yawe rwose, kandi Imana igukomeze mu izina rya Yesu. Ninde muntu uroromodo wawe, ninde muntu wumva ushaka kumera nkawe ku manywa na nijoro? Njyewe buriya iyo mbonye Israel mbonye ari kuri stage arimo kuririmba, arimo guhimbaza Imana, nanjye mpita nuzura Mwuka Wera. Niwe roromodo wanjye mu guhimbaza Imana no kuramya, ndetse n'uburyo abikoramo mba mbona ari umuhanga cyane. Ndabikunda cyane, ndamukunda, ndetse n'indirimbo ze ndazikunda. Uraza kuturirimbira akaririmbo ke kamwe, wenda kamwe gusa? Hari indirimbo ye nkunda bita Ndakubabariye. Ndayikunda cyane. Badufashe n'abasaza bawe bagufashe tuyiririmbe rwose, turirimbireho abantu badukurikiye babashe kuyumva, twumve n'impano zanyu mu izina rya Yesu. Mbonye uramutse umubonye uyu munsi wamubwira ngo iki? Namusaba ko turirimbana bakadufata akavideo kamwe turimo kwe. Nageze ngo wamusaba urukundo. Oya byo sinzi ko byapfa gushobora. Message iramugeraho mu izina rya Yesu rwose. Uramutse ubonye uhagararanye nawe nakishima, kandi buriya nifuza yuko n'abasore bose cyangwa urubyiruko muri rusange bakagombye kwigira kuri Mbonye, uko ni umusore ariko akunda kuramya Imana. Imana iguhe umugisha ngaho muturirimbira kwa karirimbo. God bless you. Ndongera nkubita amavi hasi, sengugira kabiri, ndagira ngo nondekanye amagambo, aburi ribanza niheruka, ko nayobye kenshi nkamushavuza, sinashikira ubwiza bwe, nuko nyihamagara, imbabazi ziwe ziritabara, naragira icyo mvuga zirambobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Jenyikomanga zanganirwa, nizo mbabazi ze ziramubera. Jenyikomanga zanganirwa, nizo mbabazi ze ziramubera. Nuko ngihamagara, imbabazi ziwe ziritaba, naragira icyo mvuga zirampobera, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye, ziti ngwino usange mutima nkunda cyane, ndakubabariye, ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane, ndakubabariye, ziti ngwino nsange mutima nkunda cyane, ndakubabariye. Hanyuma Kenny, umusore mwiza ufite fresher rwose, niki kigutera inkunga? Ukora iki kugira ngo ubashe kugira fresher zimeze gutyo? Mu buzima busanzwe ukora iki? Mu murimo usanzwe nkora ibintu bijyanye na designer, ibijyanye n'abadamu, mfite salon yitwa Kenny Beauty Salon. Niyo nkoramo, iba hano Insinda kuri gereza. Byiza cyane, Imana imugisha. Abantu bashaka kukugana, ukeneye abakiriya cyane, bakubona gute ku iyi address?
abantu bakeneye kuba bagana Kenny Beauty Salon rero mu baturuka mu nce zo mu burasirazuba uraza wagera Insinda hari icyapa gihagarara imodoka zijya Kigali aho iyo ahagaze ukice no modoka yawe urebye ku muhanda gatoya uhitumbona yes aho iyo salon iri ni ibintu byawe ni ibintu ukunda mukora inzara mukora imisatsi y'abadamu n'abantu bose baje babagana yego tuzagusura rwose tuzagusura Imana igumisha kandi courage mu murimo wawe wa buri munsi. Merci beaucoup. Diana reka nkubwire ikintu naguhishe ufite umusatsi mwiza aho wavuye hose simitayeho ariko ni mwiza ni muri Kenny Beauty Salon yes niho bibera okay good Diana ukora iki mu buzima busanzwe okay murakoze ikintu nkora ndi umu designer yego ndi no fashion ese umuntu avuze designer bibishatse kuvuga ya umuntu utumva izindi z'amahanga yego nk'ubu ushobora kubona umwenda ukabona ubure forme nyine ukabona se nawambara gute se wambaye wambera ariko nge ngomba kukwereka uko ugomba kuwambara nkabidesigninga cyangwa kudodesha akwereka n'ukuntu ushobora gukubera. Hari umusore nigeze kubona mwari mwicaranye rwose uriya ni njye wamwambitse niwe wamwambitse abantu batamureba umusore yambaye neza niwe wamwambika ni muri Diana's Fashion Shop. Good mukorera hehe? Ya dukorera Rwamagana hafi na kaminuza ya Unilag. Iyo ugeze kuri kaminuza ya Unilag ni imbere ho gatoya. Ese kuki mutarimo gutanga nomero zanyu za telefone nihe mpamvu? Nimero buriya se ni ngombwa ko uraza uzishyira muri comment. Ngaho Moses niwe navugaga rwose bambitse neza Diana Beauty Diana's Fashion Shop. Good. Diana bakwambitse neza. Oya mujye mufashanya nshuti yanjye. Nimba ufite umwenda mwiza yes mugenzi wa kurangire umukiriya dufatanye barahanga baravuga ngo nta muhanga mu by'uru rugendo. Hanyuma Moses wowe ukora iki kugira ngo ubuzima bubashe kugenda hano ku isi? Uretse akazi ka buri munsi njya ko nabikubwiye ko nkunda umuziki. Yego haba mu makwe ugasohora usohora abageni mu nzu nta kiba cyabaye. Yes Imana igumugisha inzu zakira abashyitsi ibintu bitandukanye hakuraniye abantu benshi uravugisha kabisa Imana ibakomereza amaboko kandi yagura intambwe zanyu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahimugisha abakozi b'Imana. Nishimiye rwose kubana namwe uyu munsi ndetse n'abazadukurikira nzi neza ko bazishima. Hanyuma ndabasabye rwose muduhe akaririmbo kamwe tugana ku musozo muturirimbire. Hanyuma nongera gusaba umuntu udukurikiye rwose nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Nzira y'Ijuru TV ukande subscribe. Na kantu ukora rimwe gusa ukabudutera inkunga y'ibihe byose. Mumfashe dutera inkunga aba basore n'inkumi mu mpano zabo ku mpano zabo nziza babashe kuzamuka bamamaza ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Yesu abaye umugisha reka tubakurikire ku ndirimbo yabo imwe tugana ku musozo. Turabakunda cyane. Thank you Lord. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru Yesu yitanga ngagere ku isi haza kubyarwa n'umwana utunganye uwera turana natwe ababi. Habaye umunsi wishimwe mu ijuru Yesu yitanga ngagere ku isi haza kubyarwa n'umwana utunganye uwera turana natwe ababi. Dore urukundo rwatumye apfira ibyaha byanjye bihama mu mva maze arazuka
ndamuze nase nagaruka nzamushimira dore urukundo rwatumye ampfira ibyaha byanjye bihama mu maze arazuka ndamuze nase nagaruka nzamushimira hazaba umunsi tuzumva w'imanda harabagira n'ijuru ryose Yesu uzaza mu bwiza bwe bwose azima ingo muwo mwami wanje dore urukundo rwatumye ampfira ibyaha byanjye bihamba mu maze arazuka ndamuze nase nagaruka nzamushimira dore urukundo rwatumye ampfira ibyaha byanjye bihamba mu maze arazuka ndamuze nase nagaruka nzamushimira hazaba umunsi tuzumva w'imanda harabagira n'ijuru ryose Yesu uzaza mu bwiza bwe bwose hazima ingo muwo mwami dore urukundo rwatumye ampfira ibyaha byanjye bihamba mu maze arazuka ndamuze nase nagaruka nzamushimira dore urukundo rwatumye ampfira ibyaha byanjye bihamba mu maze arazuka ndamuze nase nagaruka maze arazuka ndamuze nase maze arazuka ndamuze nase nagaruka